Turabashuhuje, murakoze cyane kubana natwe, dukomeje gusoma Bibiliya, igitabo cya Yeremiya, turi ku gice cya 29. Yeremiya ahanurira abayuda ko bazatinda. Aya ni amagambo yo mu rwandiko umuhanuzi Yeremiya yanditse ari i Yerusalemu, arwoherereza abasigaye bo mu bakuru bajyanywe ari imbohe, no ku batambyi, no ku bahanuzi, no kuri rubanda rwose, abo Nebukadinezari yakuye i Yerusalemu akabajyana i Babuloni ari imbohe. Icyo gihe umwami Yekoniya n'umugabekazi n'inkone n'ibikomangoma by'i Buyuda n'i Yerusalemu n'abanyabukorikori n'abacuzi bari bavuye i Yerusalemu. Urwo rwandiko rujyanwa na Elasa mwene Shafani na Gemariya mwene Hilukiya, abo Sedekiya umwami w'i Buyuda yohereje i Babuloni kuri Nebukadinezari umwami w'i Babuloni ati: uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ibwira abajyanywe ari imbohe bose, abo yateye kuvanwa i Yerusalemu bakajyanwa i Babuloni ari imbohe, ati: nimwiyubakire amazu muyabemo, kandi muhinge imirima murye umwero wayo. Mwishakire abagore mubyare abahungu n'abakobwa, kandi mushyingire abahungu banyu n'abakobwa banyu, kugira ngo nabo babyare abahungu n'abakobwa, mubone kuhagwirira mwe kuzatuba. Kandi umurwa nategetse ko bazabajyanaho muri imbohe, muzawushakire kuba amahoro, nimuwusabire ku Uwiteka, kuko mu mahoro yaho namwe muzahagirira amahoro. Uko ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga iti: ntimukemere ko abahanuzi bo muri mwe babahanurira n'abapfumu banyu bakabayobya, kandi ntimukite ku nzozi mujya murota, kuko babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye. Sinabatumye, ni ko Uwiteka avuga. Ahubwo Uwiteka aravuga ati: imyaka 70 yahanuriwe i Babuloni nishira, nzabagenderera mbasohorezeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni ko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Nzabonwa namwe, ni ko Uwiteka avuga, kandi nzagarura abanyu bajyanywe ari imbohe, nzabakoranya mbakuye mu mahanga yose n'ahantu hose aho nari narabatatanirije, ni ko Uwiteka avuga, kandi nzabagarura aho nabakuje mukajyanwa muri imbohe. Kuko mwavuze ngo Uwiteka yatubyukirije abahanuzi i Babuloni. Uku ni ko Uwiteka avuga iby'umwami wimye ingoma ya Dawidi, n'iby'abantu bose batuye muri uyu murwa, bene wanyu batajyanywe hamwe namwe muri imbohe. Uku ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga ati: dore nzabagabiza inkota n'inzara n'icyorezo, kandi nzabahindura nka za mbuto mbi z'umutini zitaribwa kuko ari mbi. Kandi nzabahigisha inkota n'inzara n'icyorezo, nzabatanga kugira ngo babateragane mu bihugu byose byo mu isi, babe ibivume n'ibitangarirwa n'iby'imyozwa n'ibiteye isoni mu mahanga yose nzaba mbatatanirijemo, kuko batumviye amagambo yanjye, ni ko Uwiteka avuga, abo natumyeho abagaragu banjye n'abahanuzi nkazinduka kare ngatuma, ariko banze kumva, ni ko Uwiteka avuga. Nuko nimwumve ijambo ry'Uwiteka, mwebwe abanyazwe ku muheto mwese, abo nirukanishije i Yerusalemu mukajya i Babuloni. Uku ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga kuri Ahabu mwene Kolaya, no kuri Sedekiya mwene Maseya, babahanurira ibinyoma mu izina ryanjye, ati: dore nzabatanga mu maboko ya Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, nawe azabicira imbere yanyu. Kandi imbohe zose z'Ubuyuda ziri i Babuloni zizabakurizaho kuba umuvumo, bati: Uwiteka arakugira nka Sedekiya na Ahabu, abo umwami w'i Babuloni yatwicishije umuriro. Kuko bakoze iby'ubupfapfa muri Isirayeli, bagasambanya abagore b'abaturanyi
babo bakavuga amagambo y'ibinyoma mu izina ryanjye, ayo nabategetse. Ni jye ubizi kandi ndi umushinja wabo, niko Uwiteka avuga. Kandi bya Shemaya w'i Nehelami uzavuga uti, uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, kuko wanditse inzandiko ubyihangiye, ukazoherereza abantu bari i Yerusalemu bose na Zefaniya mwene Maseya w'umutambyi n'abatambyi bose uti, Uwiteka yangize umutambyi mu kigwi cya Yehoyada umutambyi, kugira ngo habe abatware mu nzu y'Uwiteka, ngo umuntu wese usaze akigira umuhanuzi mushyire mu mbago y'inzu y'imbohe. None se ni iki gitumye udahana Yeremiya wo muri Anatoti wigira umuhanuzi wanyu? Kuko yadutumyeho i Babuloni ati, uburetwa buzamara igihe kirekire, nimwiyubakire amazu muyabemo, muhinge imirima murye umwero wayo. Nuko Zefaniya w'umutambyi asomera urwo rwandiko imbere y'umuhanuzi Yeremiya. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, utume ku mbohe zose uti, uku niko Uwiteka avuga ibya Shemaya w'i Nehelami ngo, kuko Shemaya yabahanuriye kandi ntamutumye agatuma mwemera ibinyoma, nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, dore nzahana Shemaya w'i Nehelami n'urubyaro rwe, ntazagira uwo mu rubyaro rwe uzaba muri ubu bwoko, ageze igihe cyo kubona ibyiza nzagirira ubwoko bwanjye, kuko yagomeshereje Uwiteka, niko Uwiteka avuga. Igice cya 30. Yeremiya ategekwa kwandika byose mu gitabo, Imana isezerana kuzakiza Abayuda bagasubira mu gihugu cyabo. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riti, uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti, andika mu gitabo amagambo yose nakubwiraga. Dore igihe kizaza, nzagarura abantu banjye ba Isirayeli n'ab'i Buyuda bajyanwa ari imbohe, kandi nzatuma bagaruka mu gihugu nahaye ba sekuruza babe ba nyiracyo, niko Uwiteka avuga. Aya niyo magambo Uwiteka yavuze kuri Isirayeli n'Ubuyuda. Uku niko Uwiteka avuga ati, twumvise ijwi rizanywe n'umushyitsi n'ubwoba, si iry'amahoro. Nimubaze noneho murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. None se niki gituma umugabo wese yifata mu mugongo nk'umugore uri ku nda, mu maso hose hagasuherwa? Ayi, uwo munsi urakomeye, nta wundi umeze nka wo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Kandi kuri uwo munsi niko Uwiteka Nyiringabo avuga, nzavuna imbago yashyize ku ijosi ryawe, nzaguca ku ngoyi, abanyamahanga ntibazamugira ikiretwa ukundi, ahubwo bazakorera Uwiteka Imana yabo na Dawidi umwami wabo, uwo nzabimikira. Nuko rero ntutinye Yakobo we, mugaragu wanjye, niko Uwiteka avuga, nawe Isirayeli ntiwihebe, kuko dore nzagukiza nkuvanye kure n'urubyaro rwawe ndukure mu gihugu cy'uburetwa bwabo, kandi Yakobo azagaruka ashyikije umutima mu nda kandi aruhutse, ntawe uzamutera ubwoba. Kuko ndi kumwe nawe, niko Uwiteka avuga, ngira ngo ngukize, kandi nzatsemba rwose amahanga yose aho nabatatanirije, ariko weho sinzagutsemba rwose, ahubwo nzaguhana uko bikwiriye, kandi ntabwo nakureka ntaguhannye. Uku niko Uwiteka avuga ati, uruguma rwawe si urwo gukira, n'igisebe cyawe kiraryana. Ntawo kukurengera uhari kugira ngo upfukwe, nta miti yo kukuvura ufite. Abakunzi bawe bose barakwirengagije, ntibakigushaka, kuko nagukomerekeje uruguma rw'ubwanzi n'igihano cy'umunyarugomo, nguhoye gukiranirwa kwawe gukabije, kuko ibyaha byawe byagwiriye. Kuki utakishwa n'uruguma rwawe? Kuribwa kwawe si uko gukira. Ibyo nabiguteje nguhoye gukiranirwa kwawe gukabije, kuko ibyaha byawe byagwiriye. Icyakora abakurimbura bose bazarimburwa, kandi abanzi bawe bose uko bangana bazajyanwa ari imbohe, n'abakunyaga bazanyagwa,
n'abagusahura bose nabo nzabatanga basahurwe. Nzakugarurira amagara yawe, kandi nzagukiza inguma zawe, niko Uwiteka avuga, kuko bari bakwise igicibwa bati hano ni i Siyoni hatagira uhitaho. Uku niko Uwiteka avuga ati dore ngiye kugarura abo mu mahema ya Yakobo mbakure mu buretwa, kandi nzagirira imbabazi ubuturo bwe. Nawo umurwa uzubakwa ku birundo byaho amazu yabo yasenyukiye, kandi inyumba izubakwa nk'uko yari isanzwe. Hazavamo gushima n'ijwi ry'abanezerewe, kandi nzabagwiza ntibazaba bake, kandi nzabubahiriza ntibazaba aboroheje. N'abana babo bazamera nk'uko bari bameze ubwa mbere, n'iteraniro ryabo rizakomerera imbere yanjye, kandi nzahana abababonerana bose. Kandi umwami wabo azakomoka muri bo, n'umutegetsi wabo azava muri bo. Nzamwiyegereza, nawe nzatuma anyegera anshyikire. Ninde watinyuka kunyegera? Niko Uwiteka abaza. Nuko muzaba ubwoko bwanjye, kandi nanjye nzaba Imana yanyu. Dore umugaru w'uburakari bw'Uwiteka wabyutse umeze nka serwakira, uzagwa ku mutwe w'abanyabyaha. Uburakari bukaze bw'Uwiteka ntibuzakimirana, keretse amaze gukora agasohoza ibyo yagambiriye mu mutima we. Ibyo muzabimenya neza mu minsi y'imperuka. Igice cya 31. Imana izagirana isezerano rishya n'abantu bayo. Uwiteka aravuga ati icyo gihe nzaba Imana y'imiryango ya Isirayeli yose, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Uku niko Uwiteka avuga ati abantu barokotse inkota baboneye ubuntu mu butayu, ari bo Bisirayeli, igihe nari ngiye kubaruhura. Uwiteka yambonekeye kera ati ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza ineza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka, nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isirayeli we. Uzongera kugira amashako yawe, kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Uzongera gutera inzabibu ku misozi y'i Samariya. Abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zazo. Kuko hazabaho umunsi ubwo abarinzi bazarangururira ku misozi ya Efurayimu bati nimuhaguruke tuzamuke tujye i Siyoni, dusange Uwiteka Imana yacu. Uku niko Uwiteka avuga ati nimuririmbire Imana ku bwa Yakobo mufite umunezero, muyirangururire murangaje imbere y'abanyamahanga, mwamamaze muhimbaze muti Uwiteka akiza ubwoko bwawe bw'Abisirayeli barokotse. Dore nzabazana mbakuye mu gihugu cy'ikasikazi, mbakoranirize hamwe mbavanye ku mpera z'isi, harimo impumyi n'ibirema n'abagore batwite ndetse n'abaramukwa. Abazagaruka aha bazaba ari iteraniro rinini. Bazaza barira, kandi nzabayobora bamaze agahinda. Nzabanyuza mu migezi y'amazi, mu nzira igororotse batazasitariramo, kuko mbereye Isirayeli umubyeyi, nawe Efurayimu akaba ari imfura yanjye. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa mahanga mwe, muryamamaze mu birwa biri kure muti uwatatanije Isirayeli niwe uzabakoraniriza hamwe, akabaragira nk'umwungeri uragira umukumbi we. Kuko Uwiteka yacunguye Yakobo, akamubatura mu maboko y'uwamurushaga gukomera. Nabo bazaza baririmbire mu mpinga y'i Siyoni, bashikiye ubuntu bw'Uwiteka, ndetse bahasanga ingano na vino n'amavuta ya elayo n'ubwagazi bw'umukumbi n'ubw'ubushyo. Ubugingo bwabo buzamera nk'umurima wavomewe, kandi ntabwo bazasubira kugira umubabaro. Maze umwari azishima abyine, abasore n'abasaza bazishimira hamwe, kuko umuborogo wabo nzawuhindura umunezero, kandi nzabahumuriza
mbatere kunezerwa mu kigwi cy'umubabaro wabo. Ubugingo bw'abatambyi nzabuhagisha ibibyibushye, kandi ubwoko bwanjye buzahazwa n'ubuntu bwanjye, niko Uwiteka avuga. Murakoze, reka turekere aha, tuzakomeza ejo. Imana ibahe umugisha.